Umukecuru Adera Kangabe w'imyaka 70 y'amavuko atuye mu karere ka Rwamagana. Yahungabanyijwe bikomeye na jenoside yakorewe abatutsi. Usibye kwicirwa umugabo, abana ndetse n'abandi bo mu muryango we, nawe ubwe yamaze igihe kinini ataza aho ari bitewe nuko yari yaratemaguwe umubiri wose. Araza yiruka n'umupanga asanga umugabo wanjye yamaze kugwa n'undi mwana ariko icyakoze bo nuko yabahorahoje. Yewe araza aratema mu mutwe, tema amaboko mpande zose, tema hejuru hari umupanga ushinze hose, mbese ahantu hose amenye ufite ubusa yanjye yagiye mbahuriro sigaraho. Yambwiye uko yabigenje kose, uko yaje, uko yantemye, uko yatangiye, uko yarangije byose arabikubwira. Ambwira uko nanze guhera agafata umupanga akawushinga akajya ashobora gutahana hejuru. Ati nubwo igikoko icyo gihe numvise hari undi waje avuga ati uyu mugore ko twamuritse none kuki mwebwe mu mwishe. Aje yiruka ati birarangiye, iryo jambo birarangiye, nagiye muri komande muri birangiye, navuye muri komande muri birarangiye. Namaze muri koma ukwezi. Nyuma yo kurwara igihe kirekire no kujya kuvurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umukecuru Adera Kangabe yaje koroherwa. Agarutse we yiyemeje kujya muri gereza ya Rwamagana gushakisha abamwiciye. Aho niho yahuriye na Kagabo Rudoviko wamwemereye ko yamwiciye umugabo n'umwana, nawe akamutemagura akamusiga azi ko yapfuye. Kagabo Rudoviko yasabye imbabazi maze Umukecuru Adera Kangabe arazimuha kuko yumvaga ko agomba kumubabarira. Nkurikije uko namubonaga ko nta kintu arafite na kimwe n'imyenda yo kwambara n'igihe wayimuguriye. Nkurikije uko namubonaga yarababajwe n'ibyo yakoze rwose, uko mbabwiye nibyo nabonye yababajwe n'ibyo yakoze. Ko niyo twabaga tuganira nanone gukenyera ko aka kaboko ntikakoraga cyane, nkunda kwambara amakanzu kubera ntashobora yabata, kandi ibyo nibyo bakoze. Igihe cyose ngira nyamba amaraso mazuru ati kandi ibyo nibyo babikoze akarira. Nyuma yo kubabarirwa, Kagabo yaje gufungurwa maze Kangabe amwakiriwe mu rugo, aramucumbikira amufata nk'umwana we. Nyuma kandi ngo yaje no kumwubakira ashinga urugo. Abantu nabo kandi batarukujye ubana n'inyamaswa, icyo gikoko mubana ejo ntizakwica uryamye. Umunsi umwe ku manywa ndavuga ngiye kumupima, ndagenda nari mfite umukobwa w'umukozi navuga ngo ume hanze aho ngaho, ndazamuga nduwinda arwaye indwara hypertension, ruwinda arwaye imerewe nabi kandi sishaka kumva uruhande. Nzana agasego nshyira hano ndaryamye nta muntu uri hano, uguma hanga undebe. Arazicara ngaha ndabanza nkajya nitakisha nataka tewe ati bagiye gupfa ibintu nk'ibyo. Noneho nagira ingezeho ndisinziza, ndategereza ko yandya n'urwara cyangwa se nasize imfunguzo ko yafata imfunguzo ati reka njye kwiriba n'ibintu mu nzu ndahiba. Nuko mbona n'umwana wanjye manana. Uyu Mukecuru Adera Kangabe avuga ko kubasha gutanga imbabazi yabifashijwemo no kuba ari umukristo. Kuri ubu aho atuye mu mujyi wa Rwamagana akaba yumva atekanye afite amahoro. Ibi kandi nako bimeze kuri Kagabo Rudoviko, nawe uvuga ko gusaba imbabazi uwo yahemukiye byamubohoye. Ubu ndabohotse mu mutima wanjye, ndagira nkamusanga nkamuramutsa nkumva nanezewe, akana kenda gaterura kaza hanga nkagaheka nkakazererana nkajya nkumva n'umwuzukuru wanjye nkumva umutima wanjye uraneze kuko narabohotse. Ariko rero nanone byongera bigaterwa n'ijambo ry'Imana. Aho naho nari ngiye kugera wenda kubarokotse, ni nk'ubuye butumwa mwabaha bubahumuriza kuko hari abatarabasha gutera iyo ntambwe nk'iyo mwateye. Mwarokotse icyangombwa cyambere muha no kugira urukundo, icya kabiri no gusenga Imana, agasenga Imana akumva ko ari kumwe n'Imana kuko nta wundi bari kumwe, akagira urukundo rukunda abantu bose. Nakora ibyo ngibyo umutima uzabuhuka, ababaye n'abamuhemukiye. Dufite igihugu, nibasenga Imana bagira urukundo, dufite igihugu kitwitayeho. Gusaba imbabazi bitanga amahoro bikabohora n'umuntu. Kuko iyo uteretse imbabazi wumva ukibushye muri wowe kandi uzi ibyo wagize gute ibyo wakoze.
abantu bakwiye gutera intambwe bagasaba imbabazi nubwo imyaka ishize ari myinshi, ariko ntabwo kuba imyaka ishize ari myinshi ntabwo bikura gusaba imbabazi. Adera Kangabe ni umurinzi w'igihango ku rwego rw'akarere ka Rwamagana. Ubuhamya bwe bwerekana ko ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda rwabayemo jenoside atari inzozi.